ukuntu nishimye kuba turi kwigendera gutya uzadufata umunsi kugira inama uhora wicaye ariko nanone wicaye mu modoka uba wicaye uhora wicaye nanone tuzajye tubitegura twambaye n'imyenda ya siporo byibise reka nambaye imyenda yoroheje sugiye wambaye wore guhora wambaye nk'umugentleman uhora wambaye nk'ugiye muri bintu serious akazi nyine kangiyemo mba ndi stand by ko umuntu yampamagara tugenda muri gahunda runaka zituye cyane uhora uri ready kereka ari akazi kacu ntabwo kagira ntuza ntabwo kagira repo kuko urumva tuba turi muri concurrence niko nabyita ko company ntabwo ari njye ufite ya company njyenyine tuba turi benshi so you have to be stand by. Paritse wambwiye ko witwa Witonze Immaculée. ikirego uje gutanga harya ngo ni icya musaza wawe Wikaho udasama. mutuye he Mveje. na Ruheje umurenge akagari umudugudu umurenge nyine Kigarama. umurenge ni Kigarama nte tuvuga nisi Turi babiri. okay Sorry. Morgan kai Ndakamuvanda. ikanumbi cyambwira ndaje yo kuzugunda nibanga Sana sikiye guhitamo tariki ya save the date amenya ari iki. ndaje mboge Bibuka ya priest twaye wa mugande. Yayigongesheje kandi urabizi ko twamuhaye contract y'umwaka. Bivuze ngo ni igihombo cya company hiyo. yayigongesha Amamagara mukanga. dore nta n'isegonda rikiye umusaza wambwira ngo ibibazo bihoraho none imyumvira Nyataje. Yarabimbwiye nuva umusatsi uvuye ku nzu kabisa. harya twari twamuhaye garanti Y'umwaka. urumva igihombo kiri kuri twe Igihembo ni cya company. Urumva niba utananubwira amahane amezi abiri hanze. Sinzi kumwe. byabaye ryari Yamamagaze n'umukono. Sinayibona telefone. Niba njyamamagara rero n'umunsi mu kanya ndi mu office. se Akudi mwe tugomba guhangana nabyo bikarangira nta kundi. Nese ko ibyabaye byabaye. yayibabaje cyane se ku buryo Hagaramo amafoto yambwiye ko agiye kuyama gusa nuko yanjye kumenyesha nyine ko dufite ikibazo. oya yamusa musabe uyanyohereze Namusabye n'ubundi negeje ko ari buyanyohereze. Ako boss numvaga nameze neza nashaka gutaha. Ubwo hezi ko ushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi none uri umuntu muzima mwana w'umutalamu waje kubidage gute nanone rero ntibakaduteremo natwe turangize twitere none se bigeze biti ibintu nk'ibi bigezaho boss arakara akadutumeze burya ninde wundi uzi ibintu byacu none se nge hari n'ikintu na kimwe nzi kuri biriya bintu boss yavugaga nse sheri Mbese muri make n'umurozi. ariko se kuki ubumvirana hari uwo nigeze uvuga ko ari umurozi Nyuma yo kuba umurozi ndanumvirana kabisa. Nibyo rwose. Ko numvirana cyamera. Anyway, nta kibazo ndumva n'abandi bagiye nanjye ntacyo basigara nkora hamwe.
sibyo se uyu none se kuraka kandi ndi umurozi ntago ngira ariko se njyewe ntago naje hano kwiyereka nk'umurozi ntago nzi ko wamfataga gutyo Niki gar Okay. Cyum. Ngiye pe ni ukuri nta na kintu na kimwe mu byo boss yavuze nta na kimwe mbiziho. Uretse nda mushiki wa boss waje akambwira ngo hano ngo hagiye kuza polisi ngo abakozi bose ba company ngibajyane mu iperereza. Perezida ryiki Nanjye rega nicyo cyanyobeye. rega uzi ikintu kiri kuntera ubwoba ngiye butagira ngo ari n'ikindi tuvuga ngo ukuntu bigenda iyo aje gukora iperereza na riri mwese barabafunga none bakaba bakora iperereza ugasanga na 30 jours muraziri mwana nabona uzibarengana ugasanga buri muntu ari kurengana ngo